Muraho neza nshuti zacu namwe bantu mukomeje kudukurikirana, nongeye kubasuhuza nanabaha ikaze kuri channel yacu nshyashya aho tugiye kuzajya duhurira tugira ubumenyi bumwe na bumwe tugenda twungurana. Uyu munsi rero ngira ngo turi hano kubera ko tugiye kuganira ku kantu gato cyane abenshi bajya bahura nako bakavuga bati turabigenza gute. Akenshi ugasanga birukankira ku batekinisiye, rimwe na rimwe bakabaca amafaranga menshi cyane, ariko nyamara ugasanga ni ibintu bo ubwabo bashobora kwikorera ndetse bitanabatwaye amafaranga menshi. Nk'uko mubizi rero mu bikoresho bya electronic tugenda duhura n'ibizazane byinshi, tugahura n'utuntu twinshi, akenshi bikanagorana kubyikemurira, ariko ngira ngo ni ibintu biba byoroshye. Burya ikoranabuhanga burya nubwo rigira ibyaryo ariko naryo burya riroroshye cyane iyo warihaye umwanya. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku kantu gatoya, akantu ko kuba wibagiwe password ya telefone yawe, ukaba wajya gutanga amafaranga ngo telefone ngo nibagukuriyemo password, ngo telefone nibakugenze gute. Ni akantu rero koroshye cyane nubwo nanone gakomeye ku muntu utarabimenyereye cyangwa se ku muntu utabizi. Iyo ubashije kubimenya ni ikintu ushobora gukora udatanze amafaranga yawe menshi cyangwa se udatanze amafaranga bagukuriramo password muri telefone. Reka rero dutangire nk'uko muri kubireba. Iyi ni Samsung, ubwoko bwa telefone nziza kandi zigezweho ndetse bunagira telefone zihenze cyane. Ndagira ngo turebere hamwe rero, ese uramutse wibagiwe password yo kwinjira muri telefone yawe ni iki ushobora gukora ukaba wabasha kongera kwinjira muri telefone yawe, cyangwa se ukaba wabasha gukoresha telefone yawe utagize amafaranga utanga ku batekinisiye. Nibyo rero n'ubundi akenshi iyo ugiye ku batekinisiye telefone yawe barayiformata bakayisetinga, ukabura data ariko n'ubundi ugatanga amafaranga. Reka rero turebe uburyo ki ushobora kubyikorera. Yego ushobora kubura data cyangwa se ubura data zimwe na zimwe, kubera yuko iyo ukoze factory data reset telefone itisubira nk'uko yaturutse mu iduka imeze. N'utuntu rero dutoya tworoshye cyane, ngira ngo murimo murabibona uko mfashe telefone. Ufata telefone yawe mu ntoki ugakandira rimwe buto yo kwatsa cyangwa se yo kuzimya na volume yo hejuru. Iyo ubikandiye rimwe utegereza ko telefone yawe yizimya, ariko iyo yizimije ntukuraho, urayireka ikongera ikiyatsa ugikanze kuri za buto, volume yo hejuru na buto yo kwatsa. Yego ikaka rero igahita izanamo ano magambo murimo murabona, kugira ngo muri kuyabona. Haba hariho utuntu twinshi rero, ariko utw'ingenzi hano ugiye kwitaho ni ukureba ahantu ukanda kuri volume yo hasi cyangwa iyo hejuru, ukamanuka ukajya ahantu handitse wipe data cyangwa se factory reset. Ni uburyo bwo guhita formata telefone yawe, ibintu nyine bikavamo ukayitangira bushyashya, igahita igaruka kuri bwa buryo bwa mbere yakweretse. Hariho amagambo, ubwo icyo ugiye gukurikizaho uhita ukanda kuri reboot system now, cyangwa se kongera ukayatsa, ugahita ukanda kuri ya buto yo kuzimya direct, telefone ihita yiyatsa, ikatsa ijemo logo nyine nk'ibisanzwe. Ngira ngo murimo murabibona. Reka turebe. Ngira ngo murabibona ko isi itangira kwaka nk'uko bisanzwe. Mu buzima busanzwe telefoni za Android zose ni ibanga ryazo. Uramutse wibagiwe password ukabona nta bundi buryo uri buyinjiremo, ushobora gufata icyemezo ukavuga uti reka telefone yanjye nyiformate, n'ubundi ngiye gutanga amafaranga ku batekinisiye. Ukayiformata, ya kode ikavamo, ugatangira telefone nk'uko wayiguze, ukinstalamo ama application nk'uko bisanzwe. Yego ndabashimiye rero. Ako kari akambere mu biganiro byacu bigiye kuzaza. Tugiye kuzajya dukomeza kuganira ku tuntu tw'ikoranabuhanga no kugira tumwe na tumwe ushobora kwikemurira utarenze kujya gutanga amafaranga ku batekinisiye, cyane ko ngiye no kubazanira utuntu twinshi cyane. Ndabasaba rero ko mukora subscribe no gukanda like na share ku mavideo tugiye kuzajya tubaha, kugira ngo mutazajya mucikwa n'utuntu tw'ingenzi kandi twibanze. Nge tugiye kuzajya tubana muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe. Nishimwe Jihad, ndabashimiye, mugira ibihe byiza.
n'abatekinisiye iyo ugiye bakayiforomata no bashobora gukoresha imashini, ariko nanone hari utuntu nawe ushobora kwikoreraho ukaba